Intambara ikomeye, paje ya 35 handitswe amagambo avuga ngo: mu bihe byose abantu bavuga ko ari abayoboke ba Kristo bagiye baba mu matsinda abiri. Mu gihe abo mu itsinda rimwe biga iby'imibereho y'umukiza maze bagaharanira kugorora ibyabo bidatunganye no gukurikiza uwo mukiza bafataho icyitegererezo. Abo mu rindi tsinda bo birengagiza ukuri gusobanutse kandi gufatika gutuma ibicumuro byabo bijya ahagaragara. No mu gihe itorero ryabaga riri mu karengane, ntabwo abarigize bose babaga ari abanyakuri, intungane cyangwa indahemuka. Reka twongere duce bugufi twambaze Imana. Nanone Mwami Imana, duciye bugufi aha hantu, tuje imbere yawe twifuza gutungana tudashobora kwiha twebwe ubwacu, twifuza gutungana gukomoka muri Kristo Yesu, inzira imwe yonyine washyizeho kugira ngo tuzajye mu ijuru. Turakwinginze kugira ngo rero ubwo turi imbere yawe, umwuka wawe wera nagira icyo akomaho kidatunganye muri twebwe, woroshye imitima yacu kugira ngo twumvire, kugira ngo iri teraniro rize gusoza twakiriye ubuntu bukomoka mu ijuru. Tubigusabye mu izina ryera rya Yesu, amen. Yesu ashimwe inshuti bavandimwe, mbese mwiriwe neza hirya no hino? Reka dutekereze ko mwiriwe neza, natwe aho twiriwe neza. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko hari umunsi tuzirirwa ariko niturare, cyangwa hakabaho umunsi tuzarara ariko nitwirirwe. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bizaba kuko bijya biba ku bantu benshi. Umuntu akarara yapanze gahunda zizakurikiraho nko mu byumweru 2 biri imbere, ariko yajya kubona akabona iryo joro ntirikeye, cyangwa se agapanga gahunda za kumanywa ariko bwajya kwira nibwire. Ubwo rero icyo gihe nacyo kizaba. Reka dusabe Imana rero kugira ngo ubwo iduhaye amahirwe muri uyu mugoroba wo kugira ngo tube tubonetse imbere yayo, aya mahirwe atadupfira ubusa, ahubwo umuntu wese akore kugira ngo aya mahirwe ayabyaze umusaruro, kugira ngo ubwo buri muntu wese azabazwa icyo amahirwe yahawe yayakoresheje, kugira ngo twebwe tuzavuge yuko amahirwe yacu twayakoresheje twiyegerera Imana, twayakoresheje twiyunga n'Imana mu izina rya Yesu. Tumaze iminsi rero twiga ibyo ikibazo cy'umuntu, kugwa k'umuntu, ndetse n'uburyo umuntu yasuzuguye Imana akagenda akamanuka akagera hasi cyane, akumvira Satani kugeza ubwo Satani asigaye avuga umuntu aho kugira ngo yumve Imana, akiyumvira Satani. Tugeze ku gitambo rero cyatambwe kugira ngo umuntu yongere gusubirana ubutungane, nibyo twariho mu gitondo. Icyo gitambo cyarishyuwe, ndetse inzira imwe rukumbi Imana yashyizeho mu gihe cyatambutse bwari uburyo bw'intama tumaze kubona. Ariko iyo ntama ntabwo yagumye kuba intama kuko yari ifite icyo yashushanyaga. Twabonye neza yuko igihe cyageze icy'intama yashushanyaga kikagera. Uyu mwanya rero nabwo tukaba tugiye gusimbuka igice gitoya, kuko nifuza ko tuzakigaho tugeze mu byahanuwe. Ni ikosa rimwe ryakozwe kuva Imana yabaho, kuva twamenya Imana, kubera ko Imana yo yahozeho kandi izahoraho iteka ryose. Ahubwo kuva twebwe twamenya Imana, isi yose yamenya Imana, kuva isi yaremwa, ni ahantu hamwe Imana yarakaye ikagira umujinya, ikicuza. Ni ikosa rimwe Imana yakoze, ni ikosa rimwe abantu bakoze, Imana bigatuma Imana yicuza. Iryo kosa ni iry'abantu bo mu gihe cya Nowa. Abantu bakoze, Imana igahita yicuza, ikavuga ati noneho dore umuntu naramwihanganiye kuva namurema, ariko noneho umuntu ibyo akoze biranyobeye, nicujije impamvu yatumye ndema umuntu. Iryo kosa tugiye gusa nk'abarisimbukaho gatoya, kuko isi ya none iri kurikora, kandi iryo kosa riri gukorwa uyu munsi wa none. Ntabwo turagera mu byahanuwe, ahubwo tugiye kubanza turangira abantu ubwihisho. Nitugera mu byahanuwe muzumirwa, kuko abantu benshi bamaze kugera ahantu ukuboko k'Uwiteka kutagishoboye kubashyikira. Ubwo rero nahanjye nahawe kugira ngo ubwihisho turi kubarangira umuntu wese yihutire kubwihishamo, kuko nitugera mu byahanuwe ntabwo ibyahanuwe biboneza umutima w'umunyabyaha, ahubwo ibyahanuwe ni ibyapa byerekana aho abagenda aho bageze. Uwiteka atugirire neza.
nanone muri uyu mugoroba rero tugiye kuganira amagambo make abaza ikibazo kibaza ngo mbese muri aya masezerano abiri ufite irihe. Sinzi niba biri kumvikana aho ngaho. Ikibazo kigiye kutubaza ngo mbese muri aya masezerano abiri ufite irihe. Ndifuza ko ejo tuzagera ku rugendo rw'Abisirayeli aho ibitambo byakomereje ishyanga Imana yikubitiye kugira ngo abe ari ryo risohoza imigambi y'Imana mu isi, kugeza ubwo noneho uw'intama zashushanyaga yaje kuboneka mu isi, ariko uburyo abo Bisirayeli bagomeye Imana noneho nabo birangira bahishwe ubwiru bwo kuza kwa Yesu. Uwo za ntama zabagwaga zatambaga yashushanyaga, birangira ayo makuru bayahishwe, ahishurirwa abantu bake cyane, ndetse niko bigomba kugenda muri aya makuru yo kugaruka kwa Yesu. Niyo mpamvu aho ngaho mwitende muri iyi nkambi ya Rirongwe, muri iyi nkambi ya Zareka mubona mwicaye muri 50, kandi igihugu cyose gishobora kuba gituwe n'amamiliyoni, kandi mubona ko abantu bashaka gutega amatwi by'Imana muri iki gihe ni bake cyane, ndetse biracyarushaho kubihira abantu. Turacyagenda tugabanuka, iyo minsi nayo muyitegereze. Rero tugiye kuganira amagambo avuga ngo muri aya masezerano abiri ufite irihe. Ndasaba ngo twubike imitwe muri Bibiliya zacu, tujye mu Itangiriro, niho turakomereza. Nabasobanuye ko dusimbutse igice cyo kwa Nowa ho gatoya, tuzagikomerezaho tugeze mu byahanuwe. Tujye mu Itangiriro igice cyaho cya 12 cya 11 umurongo wa 26. Ndabategereje ngo mugereyo. Ndabumbura, ndimo ndababona, ndabumbura ari uko mbonye twese twagezeyo n'amapuro nyiri kubona zikubita, kugira ngo mutazavuga ngo ibi bintu nibyo twababwiye, ahubwo buri muntu wese ajya abibona ari kubyisomera. Nuko turatangira dusome Itangira igice cya 11 umurongo wa 26. Kuvuka kwa Aburahamu. Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburahamu na Nahori na Harani. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburahamu na Nahori na Harani. Tera se ari mu igihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakarudaya. Aburahamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburahamu yitwa Sarayi, umugore wa Nahori yitwa Miruka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miruka na Isika. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburahamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we, na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburahamu umuhungu we, bava muri Uri y'Abakarudaya barajyana, bavanwamo no kujya mu gihugu cy'i Kanani, bagera i Harani. Barahatura iminsi. Tera yaramye ni imyaka 205. Tera apfira i Harani. Nuko twegere hepfo noneho Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Igice cya 12, Itangira igice cya 12 niho tugeze. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Subwo n'umuryango uvukamo nawe urimo, imiryango yo mu isi izaherwa umugisha muri Aburahamu. Ariko se iri sezerano Aburahamu ari buze kuryumva gute ko tubonye ngo Sarayi yari ingumba ntiyabyaraga? Aho nimumbwire namwe. Tubonye ngo Sarayi yari ingumba, umugore wa Aburahamu, nubwo Uwiteka ari kumusezeranira amasezerano atangaje, ariko hari ikibazo mu muryango wa Aburahamu. Hari ikibazo cy'umwana, nta mwana bagira, kandi nta nubwo ari uko bazamubona, ahubwo Sarayi ni ingumba ntiyabyaraga. Nta hantu iri sezerano hagaragara rizanyura rwose. Sinzi niba biri kumvikana. Umurongo wa igice cya 15 turakomeza twumve. Itangiriro igice cya 15. Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka amusezeranya isezerano. Turi kuganira amagambo avuga ngo muri aya masezerano abiri ufite mwirihe. Itangiriro igice cya 15 umurongo wa mbere niho tugiye guhera. Dusome. Hanyuma y'ibyo, ubwo nibiriya tumaze kubona Uwiteka amusezeranya, ariko Sarayi tubonye ko ari ingumba, ariko Uwiteka yamusezeranyije. Hanyuma y'ibyo bikomeje kuba, hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti, Aburahamu, witinya, ninjye ngabigukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane.
Aburahamu aramubaza ati mwami Uwiteka uzangororera iki ko ngenda ndi incike kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyazeri umunyadamasiko? Nawe kandi iki kibazo wakibaza, ntabwo ari uko Aburahamu yinangiye. Nawe urabona Aburahamu tubonye ko yari umusaza, Sarayi nawe yari amaze kuba umukecuru atakibyara, kandi sinuko yari yarabyaye ahubwo yari ingumba, ariko Uwiteka ari kumusezerana yamubwira ati nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ariko mu bagaragu Aburahamu yagendanaga nabo, kuko Aburahamu yari umukire, hari umugaragu mukuru muri bose wari ukomeye witwaga Eliyazeri w'umunyedamasiko. Ari kubaza ati none ko bigaragara yuko uwitwa Eliyazeri tugendana, umugaragu wanjye mukuru, ko ari uzazungura, ko ari uzajyana ibyanjye byose, ubundi iryo sezerano nsezerano rizanyura hehe? Nuko arakomeza ati dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti ubwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aho nimumbwire namwe iri sezerano riri gusezeranwa, umuntu yaciye imbyaro ntakijya mu mihango y'abagore rwose, ni ingumba, ntabwo arigera abonaho kuvuka k'umwana uko bisa, ari umwibyariye, ariko ari gusezeranirwa isezerano, akarushaho guhata Imana ibibazo ati Imana nsobanurira ubundi ayo masezerano uri kumbwira azanyura hehe? Nuko aramusohokana aramubwira ati rara murebe hejuru, urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka. Kumva umuntu wizeye ahantu ibintu bidashoboka, ahantu ibintu bisa nk'ibyarangiye, ahantu ibintu rwose ubona yuko inzira zose, ahantu amaso y'umuntu yose ashobora kurebera hafunze, ariko Aburahamu ngo arangije agira ate? Yizera Uwiteka. Uwiteka nawe ahita ahwanya ibyo bintu. Uburyo yizeye, afata kwizera kwa Aburahamu ashyiramo egare bihwanye nuko akiranutse. Muri kubyumva? Buriya Aburahamu ibintu yizeye ntibibaho, Uwiteka nawe bihwanyije no kuba akiranutse. Nuko umurongo wa 7, namwe umurongo wa 7 niho namwe mugezeho. Yego, aramubwira ati ninjye Uwiteka wakuvanye muri uriya bakarudaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati mwami Uwiteka, icyamenyesha yuko nzakiragwa ni iki? Nyumvira kandi. Aburahamu asubiye mu gihe cya kera, asubiye mu mwanya yari yavuyemo, arakibaza ati ariko se nubwo nizeye, nubwo ibi bintu nabibariwe nko gukiranuka, ibi bintu bizanyura hehe? Nuko umurongo wa 9 aramusubiza ati endiriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe, n'icyana cy'inuma, maze yenda ibyo byose abicamo kabiri arabyerekeranya, keretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwaga ku mirambo Aburahamu akazigurutsa. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo kera uburyo abantu basezeranaga n'uburyo abantu barahiraga, indahiro y'umuntu yabaga ishingiye ku bintu bifatika. Uri kubyumva? Barindaga ijambo ryabo, ariko bikaba ari ibintu bifatika. Ni ukuvuga ngo ku gitambo niho hantu haberaga indahiro. Ku gitambo niho Uwiteka agiye gusezeranira na Aburahamu isezerano, amubwira ndiriza ry'inka imaze imyaka 3, uzane inyoni, uzane inuma z'intungura, uzane n'iy'imfizi, ariko tugirana amasezerano. Nuko mu gihe rero Aburahamu ategereje bya bitambo byose yabitunganyije kugira ngo agirane n'Uwiteka isezerano, mu gihe agitegereje Uwiteka, inkongoro zazazaga zikagwa kuri ibyo bitambo, Aburahamu agiye kugirana naho n'Uwiteka isezerano. Aburahamu nawe agakora umurimo wo kugira gute? Kuzigurutsa. Nuko umurongo wa 12 ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura. Nyumvira kandi, harya ubwo Aburahamu yamaze gusezerana? Ako ngaho mumbwire rero, mumbwire abantu gusinzira, iki kintu cyitwa gusinzira, harya Adamu we yasinzirijwe ubumeze gute? Aburahamu asinziriye isezerano atararisezerana, kandi ibintu byari bigeze ahantu neza agiye gusezerana isezerano ry'ibintu yasezeranijwe. Nuko Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Aho ngaho
aho muri mu bihugu wenda bitarenga mu izuba muri aya masaha ntabwo muragera mu gihe cya circulation y'izuba, ariko hano muri Malawi muri kubibona iyo izuba riri kwira, iyo buri kwira izuba rigenda rirenga riba ryaka umuhondo ndetse rigenda rigaragaramo akantu kumwe ruvanze n'umuhondo mu byo bita ice care. Noneho iryo niryo ryitwa ikirengarenga, iryo zuba ryitwa ikirengarenga. Abashumba baragira inka baryita agashuka kibera inka, ariko abajabo baryita agashuka baja. Iri zuba rero iyo riri kujya kurenga hari ukuntu ryaka, noneho ukagira ngo burakeye, noneho ukishuka. Abanyarwanda hano niho bavugaga bati, bahaciriye umugani baravuga ngo wanga gufata ihene igihebe warangiza ugahebeba nkayo. Abashumbi iyo bajyaga kwiterera agapira bagira ngo haracyariho igihe cyaragiraga ihene zigahebeba cyane zigira ngo zitahe, noneho utamenya ngo guyifata igihebeba, izuba iyo rigiye kurengera ryitwa ikirengarenga riza yahita habudika umwijima icyarimwe, ku buryo ihene nayo yarebaga ikabona inyamaswa ziri buyirye igahita yicecekera. Noneho iyo wajyaga kuyishaka nta kindi wakoraga kiretse kugenda uhebeba nkayo kugira ngo ikumvishe aho iri. Iri zuba niryo Aburahamu yasinziriyeho, kandi ndagira ngo mbabwire ngo iri zuba niryo duhagazeho mu byaduka byo mu minsi y'imperuka. Hari ikintu dusanga kuri iri zuba ryitwa kibera inka, agashuka baja, cyangwa se ikirengarenga. Ingingo ya 913 n'iya 915. Urugamba ruteye ubwoba ruri imbere yacu, twegereje intambara. Ndi gusoma ingingo ya 915. Urugamba ruteye ubwoba ruri imbere yacu. Harya imbere yacu hari urugamba ruteye ubwoba buriya? Ndagira ngo mbaze, hari urugamba ruteye ubwoba? Hoya ni muwe muretse tuzagera mu byahanuwe. Na mukanya nandi kwitabira inama z'abakomeye, inama zimaze iminsi ziri guterana zuko bagiye gusubiza abantu muri guma mu rugo, ariko bamaze gusinya amabwiriza n'imiti yarateguwe. Sinzi nimba abantu barahanga projecteur mwamaze kuyitanga, abantu muri mwiriteraniro cyangwa muri kumva mugikunza amafaranga, kugira ngo nzabibereke muri kubyirebera hatazagira umuntu urugogwe. Hari umutego twagiraga dutega intware, nawe reka nkubabwireho. Intware twategaga umutego, hari ikintu kimeze nk'igisanduku bategesha isiha, hari agasanduku kajyaho hejuru, hakajyaho umugozi rero ubufashe karya gasanduku, tugatereramo amashaza cyangwa se utundi tuntu intware zikunda. Noneho urya mugozi witwaga urugogwe niho wabaga uri ku mutego. Noneho iyi intware yazaga iri gutora, wabaga uziritseho akantu ku buryo intware zikakadonda, rwa rugogwe rugahita rushibuka kubera ko yakadondaga ihagaze muri ya sanduku. Rwa rugogwe rugahita rwiyubika kuri ya sanduku, intware ikabiheze muri ya sanduku. Uri kubyumva? Turi kugira ngo rero uru rugogwe niruza kwiyubika ku bantu tuzabe twabibasobanuriye neza nk'uko biri imbere yacu. Dore Imana yatugeretseho dosiye yuko yatumenyesheje ubwiru bw'amagambo yayo, ubwiru tukabwihererana. Ubu rero abantu muri inkambi ya Zareka nimwe mutahiwe, na akazi kanyu. Aya mahirwe nabanyuraho mu minsi iri imbere, mwese muri muri kubaza ibintu uko byagenze. Nayo mafaranga muri kwimana ngo tubibereke muri kwirebera. Ingingo ya 867 ivuga yuko muzaza muyikoreye, muzazana amazu n'amasambu kugira ngo tubabwire ibintu uko bimeze, ariko igihe kizaba cyarangiye rwose. Reka rero dusome ingingo ya 915 twirebera iki kirengarenga. Urugamba ruteye ubwoba ruri imbere yacu. Nababwiye bya container z'ama microchip tuzabibereka zuzuye. Aryo ubwo za container z'ama microchip zigiye gukora iki? Container z'ama microchip ziri hariya tuzaziberekaho ziri nizo kugira gute. Hari abantu babajwe n'abantu bazategereza microchip kandi bazifite. Uba abantu bari kujya kugura bagakozaho ikiganza, ukambwira ati ikiganza bari gukozaho kiri gukorana na electronique gute. Tuzabibereka noneho mu byirebere, hatazagira umuntu urugogwe rwiyubikaho ngo ntago bamubwiye. Twegereje intambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Umunsi ukomeye w'Imana uri kuvugwa ni Isabato, kuko Yesaya 58 havuga ko nuhindukira nukandagira Isabato ukita Isabato umunsi w'Uwiteka, umunsi ukomeye w'Uwiteka. Twegereje intambara ya Dimanche, iyo ntambara muzayibona, kandi ndizera ko hano nta muntu uri kuvuga ngo nzaba narisaziye. Imbaraga kugeza ubu zari zigifatiriwe ziteguye kurekurwa.
marayika w'imbabazi arazinga amababa ye, yiteguye kumanuka ava ku ntebe y'ubwami kugira ngo arekere isi mu butware bwa Satani. Ubushobozi n'imbaraga z'isi biri mu myivumbagatanyo ishaririye yo kwivumburira Imana n'ijuru, buzuwemo n'urwango rwibasiye abayikorera. Kandi vubaha cyane, umva ijambo ngo vubaha cyane, hazarwanwa intambara ikomeye iheruka iri hagati y'icyiza n'ikibi. Isi izaba urubuga rw'intambara, isibaniro ry'urugamba ruheruka no kunesha guheruka, aho Satani yamaze igihe kirekire ayobora abantu mu kurwanya Imana. Ubwigomeke buzakurwaho burundu. Wabyumvise? Turi ku kirengarenga rero, niho turi kugusomera ahantu Aburahamu yasinziriye. Nta muntu hasinzirira ngo bimugwe amahoro, uretse wumva ukuntu bigiye kumugendekera. Umuntu uri gusinzirira ahangaha, hari n'ababa baje mu materaniro ukabona atangiye gusinzira, nta kazi kawe. Ku kirengarenga umurongo wa 12 niho tugeze. Ku kirengarenga Aburahamu asinzirira abuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icura burindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera baho, nabo bazababaza imyaka 400. Ngaho nimumbwire namwe, Imana uyu muntu yari yateganyije kumuvuma? Muri gahunda bari bahanye yari yajeje aje kuvumwa? Adamu Imana yamuremeye kumuvuma, twabonaga ejo. Kayini na Abeli Imana yari yabageneye kubavuma, twabonaga mu gitondo. Uyu nguyu Aburahamu sekuru w'amahanga mu bizera Imana muri misiyo bari bahanye bategerezanyije, uyu nguyu yari yahawe gahunda yo kuvumwa. Dore ahantu ikosa yakoze ngo nirihe? Sinzira. Nuko turagenda rero twerekera imbere ku murongo wa 14. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga, bazakorera ubwanyu, bazabakorera ubwanyuma, bazarivamo bavanye y'ubutunzi bwinshi. Ariko weho uzasanga abasogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bwawe buzajya, ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura, maze izuba rirenze hatakibona, ikomera icumba n'urumuri rwaka binyura hagati ya bya bice. Kuri uwo munsi Uwiteka asezeranya Aburahamu isezerano ati, urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu, uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi runini ari rwo Ufurate. Igihugu cy'Abakeni n'icy'Abakenizi n'icy'Abakidoni n'icy'Abakadimoni n'icy'Abaheti n'icy'Abaferezi n'icy'Abarafa n'icy'Abamori n'icy'Abanyakanani n'icy'Abagirugashi n'icy'Abayebusi. Nuko isezerano nubwo Aburahamu ajyanye imigabane 2, ajyanye umuvumo, ajyana n'isezerano, kuko Uwiteka atajya yivuguruza. Ariko isezerano ntabwo rihawe Aburahamu. Aburahamu yadatsinzira isezerano yari kuziryibonera risohora yuko azahinduka ubwoko bukomeye. Ariko iri sezerano ntabwo ari we rigiye gusohoreraho, ahubwo Uwiteka aravuze ngo nzarisohoreza hirya mu buvivi bwawe. Ni Uwiteka azarisohoreza. Ubwo rero nicyo tugiye kureba. Turakomereza mu gice cya 20. Igice cya 21 Sara abyara, igice cya 16 twari twibeshye, mwihangane tutagira ahantu dusimbuka kugira ngo tubanze twumva aya masezerano 2 uze kumenya isezerano ufite. Aburahamu acyura Hagari, nawe asuzugura Sarayi, maze Sarayi aramwirukana. Twagezeyo nitangirije ya 16 umurongo wa 1. Dusome. Sarayi umugore wa Aburahamu ntibari babyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagari. Ngaho nimumbwire namwe, umuja w'umunyegiputakazi yageze mu baja ba Aburahamu gute? Twibukiranya yuko Aburahamu mu bice tutasomye cya 13 n'icya 14, Aburahamu yagiye muri Egiputa inzara iteye, aho Imana yari yamwohereje ajya guhahira muri Egiputa. Egiputa ni mu gihugu cy'abanyabyaha, ni igihugu cy'abahakanamana. Hari abantu benshi inzara itera rero bakajya mu gihugu cy'ubuhakanamana, bakaba ari bo bajya guhahira. Kandi ibyo nabyo bifite icyo bishushanya muri iki gihe cyacu.
ihangane gatoya nsubizeho network. Nari mvuze uburyo uyu muja w'umunyegiputakazi yageze mu bajakazi ba Aburahamu, mu baja ba Aburahamu. Icyabaye byagenze gute? Nuko Aburahamu yagiye guhahira muri Egiputa, none umwami wa Egiputa amupfunyikira mu bintu yamupfunyikiye, kubera ko Aburahamu yageze muri Egiputa abeshya ko Sara ari mushiki we. Nuko umwami wa Egiputa aryamana na Sara azi ko ari mushiki we, arangije aza kuvumbura yuko ari mushiki we kandi ari umugore we. Uwiteka amuteza ibyago, arangije yica ikiru amupfunyikira ibintu byo kumuherekeza, ariko amushyiriramo umunyegiputa kazi. Nuko uyu munyegiputa kazi wumve ibintu agiye gukorera Aburahamu. Sarayi abwira Aburahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sarayi. Nuko Aburahamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani. Sarayi umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi, umuja we amushyingira Aburahamu umugore we. Ngaho nyumvira uyu mugore wa Aburahamu ibintu akoreye Aburahamu, ni mubinyumvira ukuntu bimeze. Aburahamu abitse ubuhanuzi buvuga yuko hagati ye na Sara ariho hazakomoka amasezerano yose, ariko nyumvira iby'umugore amukoreye. Munyumvire iby'umugore yakoreye Adamu, ni munyumvire iby'umugore akoreye Aburahamu, namwe munyumvire ukuntu urugamba rugomba kwambikana hagati y'icyitwa umugore, hagati n'itorero cyangwa se itorero na Kristo. Nuko tugeze ku murongo waho wa 4. Aryamana na Hagari asama inda. Abonye yuko asama inda bimusuzuguza nyirabuja, Sarayi abwira Aburahamu ati, gwemurwa kwanjye kube kuri wowe, ko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe. Maze abonye yuko asamye inda biramunsuzuguza, Uwiteka bari uducira urubanza wowe nanjye. Aburahamu asubiza Sarayi ati, dore umuja wawe mwitegekere umugire uko ushatse kose. Sarayi amugirira nabi, nawe aramuhunga. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu butayu ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri, aramubaza ati, Hagari muja wa Sarayi, urava he ukajya he? Aramusubiza ati, munze mabuja Sarayi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, subirayo kwa nyoko buja, wemere ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, dore uratwite, uzabyara umuhungu, uzamwita Ishimayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo. Uzatura imbere ya bene se bose. Ahimba Uwiteka wavuganye nawe izina ati, uri Imana ireba. Ati, mbese indeba nayiboneye hano. Nicyo cyatumye rya riba ryitwa iriba rya Rahayirohi, riri hagati y'Ikadeshi ni Beredi. Nuko rero ahangaha tuhabonye ikintu gikomeye, ibyo umugore wa Aburahamu akoreye Aburahamu. Tubonye icyo umugore wa Aburahamu akoreye Aburahamu yari afite ubuhanuzi, Aburahamu yari afite isezerano, ariko havutse umwana. Mbese uyu mwana avutse ku isezerano Imana yasezeraniye Aburahamu. Ubu isezerano ry'Imana ryasohoye, ubuhanuzi Aburahamu yawe bwasohoye. Kugeza isaha ubuhanuzi ntabwo burasohora. Nubwo havutse umwana, uyu nguyu ni ukomokaho n'Abisilamu bariya tubona bahungiye muri Arabia Saudite, aribo bakomoka abitwa ba Muhammadi. Ariko abangaba bakomeza kuvuga yuko bakomoka ngo kuri Aburahamu sekuru w'abizera, ariko uyu mwana Aburahamu abyaye ntabwo akomoka ku isezerano Imana yatanze. Nicyo kintu tugiye kureba rero, twibaza ikibazo kibaza ngo muri aya masezerano abiri wowe ufite irihe? Nuko turagenda twegere mu gice cya 21. Hari ikintu turahasanga.
Sara abyara Isaka. 21 umurongo wa mbere. Uwiteka agenderera Sara nkuko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara saminda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Wabyumvise? Ubu noneho ubuhanuzi uko bwari buri bwose bugiye gusohora, kubera yuko ubuhanuzi Imana yavuze yabunyujije muri Sarayi na Aburahamu. Ahangaha ni isezerano ry'Imana rigomba kunyura, niho ubuhanuzi bugomba gusohorera. Kandi dusomye ijambo rivuga ngo igihe cy'Imana kigeze gute? Igihe cy'Imana kigeze. Igihe cy'Imana buri iyo kigeze, Imana nibwo isohoza amasezerano, ntabwo ari ku gihe cy'abantu, ni ku gihe cy'Imana kigeze. Umurongo wa 3. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye uwo muhungu w'Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati Imana iransekeje, ababyumva bose bazasekana nanjye. Ati ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sarayi azonsa abana ko mubyariye umuhungu ashaje? Natwe ababyumvise hano turasetse kumva ko umuntu ufite imyaka 100 agiye kubyara, ariko kubera ari isezerano ry'Imana kandi n'igihe Imana yavuze gisohoye, uyu mwana yagombaga kuvuka, kuko twabonye ko azaba sekuru wabizera bose. Kandi tubona yuko muri we nibwo amahanga yose yo mwisi azahererwa iki? Umugisha. Ubwo natwe kugira ngo duhabwe umugisha bigomba kunyura muri aya masezerano. Ariko hari ikibazo hagati y'isezerano rya Ishimayeli ko tubonye ko azagira umwanzi uzamubona wese, kandi nawe uwo azabona wese azamugira umwanzi. Iryo naryo ni isezerano. Ariko hari n'indi sezerano rivuga ko muri we ari amahanga yose yo mwisi azahererwa umugisha. Muri aya masezerano abiri ufite irihe sezerano? Urarifite bundi nyirizina? Urarifite? Waribonye se ryari nimba urifite? Ati buriya kuva naravukiye mu itorero ndari. Urarifite? Urabizi neza ko urifite? Kongere twigendere. Twabonye Kayini na Abeli ejo hashize, naho hari isezerano kwa Kayini na Abeli. Tugeze kwa Aburahamu, hari Isaka na Ishimayeli, hari isezerano. Reka twongere twegere imbere gatoya. Abo Isaka agiye kubyara nawe amaze gukura, hari ikintu turahasanga. Isaka nawe amaze kubyara, tumenye ngo aya masezerano aratuganisha muki, tumenye naho bitujyana n'icyo bitwigisha. Nuko mu gice cya 20 cyaho na 6 hari ikintu dusangayo. Mu gice cya 25 umurongo wa 19. Itangiriro igice cya 25 umurongo wa 19. Ndacyababona mubumbura, ndabategereje. Nta hantu na hamwe tuzavuga mu mutwe, muzavuga mubyisomera, ahubwo tujyane. Nimwumva nsomye nabi kubwo gucikwa cyangwa se amashuri makeya, mwebwe muzasome neza. Nta gahunda mfite yo kubajijisha, ahubwo ibintu biranditswe. Ntabwo ibintu byacu ari ibintu bimanitse mu kirere, ibintu byacu Imana yabishyize mu ijambo. Kuvuka kwa Esawu na Yakobo. Dusome cye cya 25 umurongo wa 19. Uru ni rwo rubyaro rwa Isaka. Isaka ni wa wundi wabyawe na Aburahamu, aho isezerano riri kujya. Umwana wa Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 avutse ubwo yarongoraga Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'Ipadanaramu, mushiki wa Labani umwaramu. Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe. Rebeka umugore we asaminda, abana bakiri mu nda ye. Aribaza ati ubwo bimeze bityo ibi bimbereyeho iki? Aragenda ajya kubaza Uwiteka. Uwiteka aramusubiza ati inda yawe irimwo amahanga 2, amoko 2 azatandukana uhereye igihe azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe buzarusha undi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umuto. Ndagira ngo mbaze mu bantu mwicaye muri iri teraniro, ukomoka hehe muri aya masezerano abiri? Tubonye andi masezerano nayo avuye ku wundi muntu wari warihebye. Rebeka nawe yari yarihebye atakibyara, ariko nawe Imana iraje mu buhanuzi iramubwira ati mu bana bakiniye mu nda yawe, umwe azaba umugaragu wundi. Ariko uzaba umugaragu wundi ntabwo ari umuto, ahubwo umutoya we niwe uzaba mukuru, umukuru azaba umugaragu w'umutoya. Ndagira ngo mbaze mu bantu mwicaye aha, ukomoka hehe muri aba ngaba? Umurongo wa 24. Maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye, zari impanga mu nda ye, gakuru avuka
atukura ari cyoya nk'umwenda w'ubwoya bamwita Esawu. Hakurikiraho gato afashe agatsinsino ka Esawu bamwita Yakobo. Kandi Isaka yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yabyaraga. Ubuhanuzi burasohoye? Ubuhanuzi burasohoye rwose. Ubuhanuzi hano bwasohoye deja. Reka twumve rero umurongo ukurikiyeho Esawu aguza Yakobo ubutware bwe. Murongo wa 27. Namwe niko handitse? Ndatekereza ko ariko handitse. Dusome. Abo bahungu barakura. Esawu aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba. Yakobo we yari umunyamahane make yabaga mu mahema. Maze Isaka yakundiraga Esawu yuko yajyaga arya ku muhigo we. Rebeka we yakundaga Yakobo. Bukeye Yakobo ateka imboga. Esawu arinjira avuye mu ishyamba akoza. Gukoza no kugira gute? Gusonza mu nda nta kintu kirimo. Uyavuye mu ishyamba koza, ariko ni umukuru, kandi umukuru ari ubuhanuzi Rebeka afite. Nubwo yikundira umuto, abita ubuhanuzi buvuga ngo umutoya azaba umutware w'umukuru. Ubu buhanuzi arabufite. Iri banga nta nubwo yigeze arimenera bari abana, ndetse na Isaka ntaryo yamubwiye. Oya ntaryo azi. Rebeka uyu mugore niwe ufite ubuhanuzi. Umugore muze kwibuka icyo bishushanya, niwe wenyine ufite ubuhanuzi bw'ibintu byenda kuba mu isi. Niwe. Ariko wumva amanyanga agiye gukora nubwo abitse ubuhanuzi. Uretse unyumvire. Bukeye Yakobo ateka imboga. Esawu arinjira avuye mu ishyamba koza. Mu nda nta kintu kirimo yiri wahiga. Esawu abwira Yakobo ati ndakwinginze ngaburira ku bitukura tetse kuri ibyo bitukura byawe, kuko nkoza nicyo cyatumye yitwa Edomu. Kumva abantu bakoza hano, hari abantu badashoboye gutegeka peti yabo kugeza nubwo yiriza ubusa umunsi umwe akumva wagira ngo ijuru ryamanutse. Nyamara tubona yuko igifu kigiye kwifunga ba Esawu bagahita bagaragara ukwabo. Esawu ni imigabane 2 n'amasezerano 2. Buri sezerano ryose rizagaragara. Byaba isezerano rya Esawu n'isezerano rya Ndera. Kubona wagira ngo ni muhari. Umurongo wa 31. Yakobo aramusubiza ati cyarata twagura ubutware bwawe uyu munsi. Yari oya uyu munsi ubutware bwawe ubutware arabizi ko ubutware ari ikintu gikomeye. Niyo mpamvu abanje kumujisha amubwira atoya ndabizi ibi biryo urabikeneye nawe kugira ngo urye. Keretse twagura ubutware bwawe ryari? Ibyahishuye igice cya 13 mwasomye ko hari umuntu uzarya atabanje kugurisha ubutware. Ntabwo bishoboka. Itera bose igice cya 16 cya 13 murongo wa 16 abantu bazabanza bagurisha ubutware. Itera bose aboroheje, abakomeye, imbata, abumudendezo, gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga ku kiganza kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura kurya. Nta muntu urya hano ataguze. Fata ibintu byose n'aya makositimu ndi kubona mwambaye, n'iyi myenda y'imbeho mwambaye, nuko mwaguze. Itera byo bose ibyo byose birahagarara. Ingingo ya 528 mu byadukira avuga ngo bazatugerageresha kutwima ibyo kurya n'imyambaro. Ubwo bizahagarara kugira ngo barebe yuko twagurisha ubutware. Kandi kugurisha ubutware bizasaba kubanza ugasinya. Utazagira umuntu bigerekaho ngo ndabigereka kuri leta ya Rirongwe, ngo leta ya Rirongwe. Uzabanza usinyire Rirongwe, usinyire inkambi ya Zareka ko wagurishije ubutware bwawe. Ndetse n'abantu benshi mu bicaye aha bamaze kugurisha ubutware bwabo kuko bagoresha ibyangombwa bihimbano kugira ngo bajye ngo muri Amerika, ngo kugira ngo UN ngo ijye bari imfashanyo. Bamaze kugurisha ubutware bwabo, kandi mbere yuko bakora ibyo bintu barabanza bagasinya. Na mbere yuko bica abantu babatera inkingo, umva nanjye ngo inkingo mbere yuko babakindura ntabwo babakingiye, barabakinduye kuko urukingo rurakingira, ntabwo urukingo rwica. Ntabwo babakingiye, turabiberuriye, barabakinduye. Mbere yuko babakindura murabizi barabanje barabasinyisha kugira ngo hatazagira umuntu bakurikirana, kuko leta yanyu yari yabibonye yuko nayo iyobowe n'imbaraga z'umwijima. Irababwira ati abaturage rero reka tubanze tubasinyishe hatazagira ujya kugira gute kudukurikirana. Turabarangira amahirwe inzira ebyiri kugira ngo ucike hakiri kare. Nudacika n'akazi kawe. Turi kuvuga dore hasigaye amahirwe, manika intoki 5 mbikwereke. Numanika rumwe hasigaye amahirwe angana n'urwo rutoki rumwe. Ugiye gutera intambwe imwe, ibyawe bibe birarangiye, ubugurishije umurage wawe. Umurongo wa 32 niho tugeze.
ongera wubike umutwe muri Bibiliya twongere dusome. Esawu aramusubiza ati ubuse ko ngiye gupfa ubwo butware bumariye iki? Hari abantu benshi bazavuga bati n'ubundi ngiye gupfa, n'ubundi ngiye gupfa, n'ubundi ngiye gupfa, nimushaka munyihere nirire. Kandi abo ngabo dore aha ni wari benshi bicaye muri literaniro bazavuga batako bundi ntago ibi nari ari bakora Imana batwigishije ibintu by'ubwaka. Ubundi microchip haraho yanditswe muri Bibiliya, haraho yanditswe, uzayishaka se uzayibona. Ngaho nanjye reka nkubaze, ubundi tumenyeye ko umwami ntabwo yituma, umwami agira ate yemwe? Atwikira ibirenge. Umwami ntabwo yihagarika, umwami agira ate? Ashinga icumu. Umwami ntabwo nihangane ndivuge, ntabwo asura, umwami agira ate? Avuma amahanga. Ngaho nanjye ndagira ngo mubaze, umwami witwa Yesu Kristo wabaye mu isi akaba uyu munsi ari umwami w'ijuru n'isi, hari ahantu wabona wanyereka muri Bibiliya yakoze ibyo bintu bitatu? Yavumye amahanga, cyangwa ngo atwikire ibirenge, cyangwa ngo ashinge icumu? Waherekana? Tuhakwereke se? Ngo hoya tuhakwereke. Ntiyari yambaye umubiri. Ibyo bivuze ko ibyo utabyemeye waba uhakanye ko yuko Yesu atigeze yambara umubiri. Yaryaga nk'uko turya, irya mitsima yaryaga, amafi yaryaga, byose yaryaga nk'uko umunyamubiri. Ngaho uzanyereka aho Yesu yashinze icumu, cyangwa aho yavumye amahanga, cyangwa aho yatwikiriye ibirenge. Microchip wumva hano byanditswe mu ruhanga cyangwa ku kiganza, nibyo bihanditse muri Bibiliya. Nta kazi kawe nujya kuvuga ngo microchip. Twebwe tuzareba mu ruhanga cyangwa ku kiganza, turebe ubundi ikintu kizaza kibasiye kugura cyangwa kugira gute. Nta kazi kawe nujya kuburana, uzakomeza uburane. Reka twihute. Umurongo wa 33 Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi. Aramurahira, agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse, ararya, aranywa, arahaguruka, arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Yapfuye nubwo agiye? Ntiyapfuye? Nubwo agiye yikoze mu mifuka, akaba agiye yumva yariye, nyamara ibintu yariye biri mu rupfu, kandi yanabisinyiye ko ari y'urupfu. Harya Adamu we yabigenje ate? Ntiyariye? Yariye yashonje se? Ibintu bigiye kuza bifite indi sura. Abagalatiya, turihutira kugera ku musozo. Abagalatiya igice cya 4. Abagalatiya igice cya 4 hari ikintu dusanga mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo waho wa 21. Ndabasaba ndabategereje ngo mubumbureyo. Abagalatiya ndumva mwagezeyo, harabo mbona bakibumbura, nabo turi kumwana ndabona harabo bakibumbura. Ndabategereje na Abagalatiya. Hari n'abantu babaheruka gusoma Bibiliya ari uko itsinda ryateranye, baba batazi naho Abagalatiya bari gushakira mu itangiriro. Bibiliya bayibumbura nuko ngo itsinda ryateranye, ntabwo ari washobora kubumbura Bibiliya. Iyo ngeso mwihaye yo kutabumbura ibyanditswe niyo igiye gutuma mutungurwa. Hari abantu bakiri mu itangiriro twavuze mu Bagalatiya. Ngaho reka tubabwire uko Abagalatiya aho baherereye, begeranye n'Abefeso mu isezerano rishya. Inyuma hari Abefeso, nugera ku Befeso imbere yabo hari Abagalatiya. Nuko ngaho reka dusome, turasingira umusozo. Sara na Hagari bari ibyitegererezo by'amasezerano abiri. Sinzi niba byumvikanye noneho. Ngo Sara na Hagari bari ibyitegererezo by'amasezerano angahe? Ikibazo cya mbere rero ndakubaza wowe, muri aya masezerano abiri ufite irihe sezerano? Muri aya masezerano abiri ufite irihe sezerano? Ndagira ngo umbwire mu masezerano abiri tubonye hano ya Sara na Hagari, Esawu na Yakobo, kwa Kayini na Abeli, muri aya masezerano abiri ufite irihe sezerano? Urarifite ariko ubundi ni ikibazo cy'amatsiko. Ubundi urarifite rirahari? Reka dusome umurongo wa 21. Twubike umutwe muri Bibiliya dusome. Abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire, nimurasobanukirwa n'amategeko? Byanditswe yuko ariko hari abantu batwarwa n'amategeko. Ejo nababwiye ati wafata umudivanisiti w'umunsi wa 7 ukuntu babirata isabato. Ariko ndagira ngo mbabaze badivanisi abo umunsi wa 7 mwicaye ahangaha, inkoko yabitse
ikabika ifite ubuhanuzi bw'uko Petero ari bwihakane kabiri yakurikizaga amategeko. None siriya nkoko hari ahantu wabonye ngo izatumbagira iki kirere? Mu minsi mikuru ntibayiriye. Ni iki gituma abantu bumva ko isabato kwagira ngo isabato niyo yanditswe muri Bibiliya? None se ifarashi yari ihetse Baramu ntabwo yavugishije Baramu? Baramu se niyamuganirije ikabwira ati databuja winangiye ute kugeza ubwo utari kureba umumarayika umagaze imbere? Kugeza ubwo amategeko abantu bishingikiriza ku mategeko ariko batarigeze bakira nyir'amategeko. Ngaho nimumbwire nama. Ubu buhanuzi Petero yihakana ntiyakurikizaga umunsi wa karindwi. Abigishwa bakubita Yesu, abigishwa bose bakiruka, ntago bakurikizaga umunsi wa karindwi. Abayuda bayoberwa kunanirwa ko Yesu yavutse, ntago bakurikizaga wa karindwi. Barimbuka muri 70, ntago bari mu itorero ry'Imana. Ibi bintu byitwa itorero, hari ahantu wasomye ngo itorero ry'abadivanisti ngo niryo Yesu azatumbagiza n'iki kirere kubera ko rikurikiza amategeko ngo uherekane. Iyo tugeze ku itorero ry'Imana mu isi ryahawe ubuhanuzi n'ubwiru bw'Imana mu isi n'abadivanisti, ariko iyo tugeze ku gutumbagira ikirere ntabwo handitswe abadivanisti, handitswe itorero ry'Imana. Ngaho herekana abadivanisti ari bo bazatumbagira iki kirere. Ngaho reka dusome ubwo rero abagiye kudukiranura mu masezerano abiri. Umurongo wa 21. Umurongo wa 21 dusome. Abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire, ntimurasobanukirwa n'amategeko? Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari inshoreke undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse kubw'isezerano ry'Imana. Nibyo ni koko? Niko twabisomye? Yego. Ibyo birimo umugani. Ibyo nta mugani urimo. Hari umuntu uzajya mu ijuru mwasomye wavutse nk'uko iby'umubiri bigenda? Hari umuntu n'umwe uzakandagira byibuze no gukura santimetero 2 gusa z'ibirenge hasi akazamuka iki kirere yaravutse nk'uko iby'umubiri bigenda? Reka da, nuko ubanza ukabyarwa bwa kangahe? Nuko umurongo wa 24, ibyo birimo umugani, ibyo tuvuze byo kubyarwa bwa kabiri, hari naho tuba tubivuze bavuga ko se umuntu abyarwa bagasubiza nka Nikodemu. Ibyo birimo umugani kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Nuko rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyarira ububata. Wabyumvise kuri Sinayi ko amategeko abyara ububata? Nuko iryo niryo rigereranywa na Hagari, ari we kandi ugereranwa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Arya barimora bari mu bubata n'ubu. Mu bana Hoseya umuhanuzi wa mbere wa nyuma na nyuma abayuda bagize bano bi Yerusalemu, mu bahanuzi ba nyuma bagize hari witwaga ndabasomye ba Bibiliya Hoseya yabyaye abana batatu bitwaga nguki. Uwa mbere yitwaga izabagira gute? Izabatatanya. Yarya yarabatatanyije. N'uyu munsi dora Yerusalemu muri Isirayeli nta Mwisirayeli uhatuye. Ni bakeya cyane. Izi ntambara muri kubona bafite gahunda yo gukura yuriya musigiti bakawubaka ruya rusengero. Abasomye umwuka buhanuzi mwasomye ko ruya rusengero ruri bwubakwe? Handitswe ko rutari bwubakwe. Hari ubwo hasigaye iminsi ingahe kugira ngo tube dutaye. Baratatanye, abari muri Lebanoni, abari hejuru muri ariya muri Zagaza, abari hirya bagiye batatana n'ubu nta bahari. Dore nguko uko byagenze. Umurongo wa 25 ariwe kandi ugereranwa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya. Umwana wa kabiri wa Hoseya uyu muhanuzi Hoseya Imana yamubwiye ngo amwitende si abantu banjye, siko yitwa. Uwo ni uwa kabiri, kandi aba bavugwaga na Isirayeli kubw'amategeko. Uwa gatatu yitwaga nde? Nta mbabazi. Harya imbabazi barazigiriwe muri 70. Byose niko byagenze. Harya Isirayeli ya none ni abantu banjye? Oya, ni abantu banjye. Nimba ari abantu banjye, ubutinganyi bwageze muri Isirayeli ya none ryari? Nimba ari abantu banjye. Nimurebe ukuntu twatatanye. Nta mbabazi uba ahantu twageze, nta mbabazi yaradutatanyije. Nako ikindi nuko nyine ubwo ngubwo nakazi kawe gisigaye bisigariye umuntu ku giti cye.
nuko n'umurongo wa 25 atubwira ati ari we kandi ugereranwa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni niyo mama wa twese kuko byanditswe ngo ishime ngumba itabyara tera hejuru uvuge cyane utaramukwa kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi nuko rero bene data namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari. Haleluya. Amen. Aba bana b'isezerano iri sezerano uririmo neza urabizi ko ari ukomoka mu isezerano 29 ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka na nubu niko bikimeze. Bega ijambo riteye ubwoba. Reka tuve kwa Kayini yabigenje gute? Kuva icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwande yamujijije iki? Yamuhoye iki? Ngo nuko atambye ngo igitambo ngo kikemerwa. Ariko kuva mu itangiriro kugera mu kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe abantu b'Imana bapfiki n'abanyabyaha. Namwe ni mumbwire. Uriya muhungu bakubise umuhini bamuhoye iki? Hari ubwo yamwoneshereje. Uzamutse ukagera kwa Esawu byagenze bite? Ntibyarangiye Yakobo bamwirukankanye mu ishyamba. Ntibari bamwishewe ntihabuze gato. Kugeza n'uyu munsi nk'uko wabyawe n'umubiri yarenganyaga inde? Dore ayo masezerano abiri ari mu iriteraniro. Ufite irihe sezerano? Ejo bundi ntabwo urago uri gukubita imihini abantu. Niba nani wanabakubise. Nuko rero mbese byanditswe bite? Ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti senda icoreke n'umuhungu wayo kuko umuhungu w'incoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Nuko bene data nitukira abana b'incoreke ahubwo turi abana b'umugeni. Byarabaye? Ndagira ngo mbaze mu mutima wawe byarabaye? Byarabaye. Amafaranga y'abandi warayashubije. Ubu hano nta bantu, reka turebe abantu bambuwe amafaranga mu kire hejuru turebe. Ufite umuntu wamwambuye amafaranga muzamure, ndi kubareba aho ngaho mu iteraniro muzamure. Ufite umuntu bambuye amafaranga nashyire hejuru umuntu ufite umuntu wamwambuye amafaranga. Muri iryo teraniro naba arimo abo ngaha muri iyi nkambi naba hari ko nduzi mutamanika. Yewe banza mwebwe mu nkambi nta bantu bambura amafaranga muri iyi nkambi yacu, ubanza ari abatinganyi gusa n'abasambanyi. Uwambuye akayamburwa n'umuntu usenga, akamburwa amafaranga n'umuntu usenga. Ngaho ni mundebe hano natwe baramanitse. Umuntu akaba araho yarambuye abantu amafaranga nawe ari kuvuga ngo afite isezerano. None se Imana izajyana mu ijuru abantu bafite amadeni? Nitunyuza ku baturanyi ngo badusinyire bizagenda gute? Umuturanyi azagusinyira umurimo amafaranga, Imana izagutumbagiza ikirere warambuye abantu amafaranga. Umugore yirirwa ko bazatari ko kari akana ko numva ko bavuga ngo turasa. Hono bavuga ngo murasa kaya kana kabara kawe. Ati wa mugore we rero ukaba umukubisa urushyi. Ntabwo kaya kana ari wowe wakabyaye. Uwari unaka su wawe n'uwari unaka su wawe. Warangiza ngo ntabwo uri burenganya abantu hari imbere. Ubu wafata telefone yawe nta message z'abakobwa zashira ishusho zanditsemo. Nikwe warangiza ngo dufite isezerano ngo byaciyemo ngo nta kibazo. Ndagira ngo mbabwire yuko dukeneye guhinduka tukava mu mubiri twarangiza tukajyanwa kuvuka mu buryo bw'umwuka. Muri aya masezerano ufite irihe sezerano? Niko muntu w'Imana mw'abantu b'Imana mwe tujye tujya inama. Dore n'inyoni nazo ziba ziri kujya inama z'uburyo zirona imyaka y'abaturage. Tujye tujya inama. Niko ubu ngubu muri aya masezerano abiri ufite isezerano ry'uko ibi bintu byahindutse muri wowe. Nizi igitabo kitwifuza ibihe byose mashakira umusozo ng'icyaho ngaho uwifuza ibihe byose umbwire nimba aya masezerano uko ari kuvugwa ariko nawe wumva bimeze. Page yaho ya 233 iri sezerano ni wumva byarakubayeho uvuga ati haleluya amena. Ariko ni wumva bitaraba wihutire gushaka Imana mu masezerano. Page ya 233 ikigisho kiravuga ngo kumukoraho ufite kwizera. Nuko imbaga y'abantu gupfa kuganira ku by'Imana gusenga nyamara nanzara wiyumvamo mu bugingo kandi udafite kwizera ntacyo bimaze. Birumvikanye?
gupfa kuganira ku by'Imana. Wanyura no mu isoko abantu ubona bari bibereye mu zabo ukavuga ngo tuganire ku by'Imana. Hari abantu muri kubona bari kuza kuganira iby'Imana, hari abari kuvoma, hari abo muri kubona batambuka bikoreye imitwaro muri iyi nkambi. Abo ngabo icyo turi gukora ni ukubabwiriza nka Yona yavuze ati mwiyane cyangwa munirorere ni akazi kanyu. Gupfa kuganira ku by'Imana nta nzara yo gusenga wiyumvamo mu bugingo kandi udafite kwizera, nta kintu ibyo bintu bimara. Iyo nta nzara ababwiriza buriya dushatse natwe twajya tuneka no kwivunira ubusa. Iyo nta nzara nta kintu bimara rwose, ntacyo. Ngo twagize ngo uyu munsi abashyitsi benshi, nta nzara ntacyo bimara. Nuko kwizera Kristo mu magambo gusa ari byo bitera kumwemera gusa nk'umukiza w'isi ntibishobora gukiza ubugingo. Ntabwo kwizera guhesha agakiza ari ugupfa kwemera ukuri mu ntekerezo. Oya, bigenda bite rero? Umuntu utegereza kubanza kumenya ibintu byose ngo abone kwizera ntashobora kwakira imigisha itangwa n'Imana. Ntabwo bihagije kwizera ibya Kristo, ahubwo tugomba kumwizera. Kwizera kuzagira icyo kutumarira ni ugutuma tumwakira nk'umukiza wacu bwite. Muri koperative bwite ku giti cyawe, ku buryo wagushyira hariya akagukubita inkoni 200 ati sobanura ibintu mwirwamo hariya mu materaniro, wabasha kubisobanura ku giti cyawe. Nuko ibyo ngibyo nibyo bizatuma bitugirira umumaro. Kwizera guhesha agakiza ni igikorwa cyo guhererekanya gituma bakira Kristo biyegurira Imana bakagirana na isano ishingiye ku isezerano. Umvise kwizera? Uku kwizera ibi bintu byarakubayeho. Reka nsubiremo uyu murongo utega amatwi neza. Kwizera guhesha agakiza. Agakiza ni iki? Ejo twabisubiyemo. Luka igice cya 1 umurongo wa 77 ni ukubabarirwa iki? Ibyaha. Noneho bya byaha byawe twabonye, ariko twabibonye hano hari abantu ibyaha biba byamaze gushaganyuka mu bitekerezo byabo, baba bicaye ahangaha. Nubwo yagenda akagunga ubwumu ukabona bamuhaye ibiryo arabiriye, ariko ababizi yuko bavuga ati ibintu byanjye ko babivumbuye. Ariko ubundi uriya mubwiriza yarandebaga. Uwo ni umwuka w'Imana yadutumye ngo tubivuge bari abana bemere n'abawe. Amafaranga y'abandi yajyane, ntabwo Imana izakujyana mu ijuru ufite ideni. Kandi ejo bundi noneho nibihagera. Noneho hari Bibiliya iravuga ngo ubwayo muri Amosi igice cya 4 itangazo ry'icyumweru. Hazaba hashize amezi 3 imvura y'itumba yasutswe, ikimenyetso cyashyize ku bantu no mu mwuka w'ubuhanuzi biranditswe, utazagira ngo ibintu bizoroha hariya. Muri Amosi igice cya 4 niho byanditswe. Utazagira ngo muri dimanche ngo bizaza guhindura imico yawe myiza, wapi. Nuko kwizera guhesha agakiza, ubwo ni ukwizera guhesha kubabarira ibyaha, ni igikorwa cyo guhererekanya. Bahererekanya iki? Nuvuga ngo wakira ya masezerano nawe ugatanga iki? Ibyaha byawe. Ni igikorwa cyo guhererekanya gituma bakira Kristo biyegurira Imana bakagirana nayo isano ishingiye kuki? Ku isezerano. Isano kavuga ati umva rero ngewe mfite isano muzi ku Mana. Ufite irihe sezerano? Ikibazo cyacu noneho tukigezeho kirakubaza ngo muri aya masezerano abiri ufite irihe sezerano? Twahereye ku gihamya cya mu ntambara ikomeye page ya 35, ubwo turanashoje. Isezerano ubwo wumvise uw'umubiri arenganya uw'umwuka, ni ibyo bice bibiri tugiye kwinjiramo, nta gice cya gatatu gihari, kandi ayo matsinda ari muri iri teraniro. Page ya 35. Mu bihe byose abantu bavuga ko ari abayoboke ba Kristo bagiye baba mu matsinda abiri. Uyu munsi hari rimwe, ubu nabwo hari abiri, ariko nta rya gatatu tubonye. Mu gihe abo mu itsinda rimwe biga imibereho y'umukiza maze bagaharanira kugorora ibyabo bidatunganye no gukurikiza uwo mukiza bafataho icyitegererezo. Wumvise itsinda rya mbere? Iri tsinda niryo urimo mu baharanira kugorora ibyabo bidatunganye no gukurikiza icyitegererezo cy'umukiza. Nuko itsinda rya kabiri wumva ari naryo rifite umugabane mwinshi muri iri teraniro. Itsinda rya kabiri, abo muri indi tsinda bo birengagiza ukuri gusobanutse kandi gufatika gutuma ibicumuro byabo bijya ahagaragara. Ubu abantu benshi hano bahindutse abarakara. Bavuga ati ngere ari amateraniro ngiye numva nta nikigenda, abantu rwose ubu abantu bararakaye. Abo ni irindi tsinda. No mu gihe itorero ryabaga rifite riri mu karengane, ntabwo abarigize bose babaga ari abanyakuri no mu karengane.
no mu karengane mu mbabarire mu nyumvire no mu giterero itorero ryabaga ari mu karengane abaririmo abagiye basaguka bakinjira mu karengane bakaba barimo abantu batari abanyakuri barimo hano barimo ufite irihe sezerano ni ikibazo kikubazwa ubundi se twasoma n'ibintu byinshi ikibazo kirabaza ngo ufite irihe sezerano mwene data iki kibazo ugifitiye igisubizo wisubize mu mutima wawe mu gitondo turajya mu mateka y'Abisirayeli noneho uburyo biswa Abisirayeli n'urugendo rwabo n'uburyo kibahawe ziriya nama noneho n'igihe ikinama zashushanyaga zasohozaga nuko rero wowe wibaza ikibazo ufite irihe sezerano biraba ku muntu biraba agahererekanya agatanga ibyaha akakira isezerano hashingiye ku maraso kuko amaraso ataba atamenetse ni habaho kubabarirwa ibyaha Uwiteka atugirire neza ni bangahe bavuga bati iri sezerano naryo nari mfite ariko mu by'ukuri ngiye kurishaka n'abandi bavuga bati twari turifite ariko twari twaracogoye twari twaratatiye indahiro bazamura ukuboko turebe ndi kubona ari benshi rwose nimureke rero dupfukamye twinginga Imana reka dupfukamye aho turi twinginga Imana uwera Mana ikomeye data wera Mana ikiranuka turagushimye cyane kubw'amagambo yawe n'ubwira ubu yarimo uduhishuriye muri aka kanya izina ryawe ryeranire habwe icyubahiro nyakubahwa twagiye kure yawe twarangiritse kandi twarahumanye wagiye utugira umugisha udusobanurira neza uburyo cy'umunyabyaha yunga nawe bimaze gusobanuka mu bwenge bwacu turakwegera uduha uwo mugisha uduha kwiyunga nawe ibyaha byacu urabitubabarira ariko ntabwo twakomeje kugendana nawe mu masezerano twatatiye indahiro none tugarutse imbere yawe data turakwinginze kugira ngo wongere utwigarureho wongere udusubize mu masezerano kugira ngo muri uyu mwanya umuntu wese apfukamuka ahangaha yongeye kugira ibyiringiro bishyitse yuko ababariwe nawe hari benshi batarakira ayo masezerano hari benshi batarababarirwa kandi bari muri iri iteraniro rimwe rikamutambuka akavuga ngo reka ntegereze ibyo bazavuga ejo agategereza ejo rikamutambuka akavuga ngo reka numve n'ibyo bazavuga ejo bundi agakomeza gutyo kugeza ubwo usanga abantu bamaze kwitabira amateraniro ka gihumbi bamwe bihana abandi ntibihane uwo mugisha bakagenda utambuka utabanyuzeho ndakwinginze kugira ngo abo ngabo nabo muri iki cyerekezo bafashe imyanzuro yo kukwiyegurira muri uyu mugoroba ndakwinginze kugira ngo usure imitima yabo databuja muri uyu mugoroba isi yugarijwe n'akaga gakomeye kandi ubwoko bwaho buri hirya no hino bugukeneyeho imbaraga turakwinginze kugira ngo ubwo umwijima uri kugenda ugota isi turagusabye kugira ngo usuke ku mbaraga wasezeranye waravuze ngo tuzahabwa imbaraga uwo mwuka natumanukira turagusabye data kugira ngo usuke iyo mbaraga kandi utunganyirize n'imitima yacu kumwakira ngaho rero umuntu wese witabiriye iteraniro turagusabye kugira ngo umuhishure mu icyaha kirihisha gishobora kwihisha muri ngewe uri kubwiriza kikihisha mu bantu bitabiye amateraniro bapfukamye ahangaha kikihisha mu bandi babwiriza kikihisha mu bapasitoro kikihisha mu baperezida icyaha kirihisha kugeza ubwo kigenda kikihisha no muri kositimu turakwinginze mwami ikibazo cy'icyaha nicyo dufitanye nawe turagusabye kugira ngo uhishure icyaha kandi woroshye imitima yacu kugira ngo yemere kwihana ngaho rero utugirire neza muri iri joro uduhe inzozi nziza zo kukurota uduhe ibitekerezo byiza byo kurara tugutekerezaho tubigusabye mu izina ryera rya Yesu amen mwakoze cyane rero Imana ibaha umugisha umwanya reka tusubiza abari bawuduhaye Uwiteka abahire kandi abaha umugisha ubuntu bwe bubane natwe twese mu izina rya Yesu amina